Ni penalty kipe Pierre cyangwa ni kufra urebye abasanga bamutegeye ni ku murongo neza winjira mu rugo rw'Amahina ariko umusifuzi Kayitare David arabanza bitekerezaho yitonze ahita avuga ati ni penalty nge nayibonye kuko n'umusifuzi wa kabiri w'igitambaro witwa Saidi yahise yegera ava aho asanga sifurira yegera urubuga rw'Amahina aho asanzwe ahagarara bagiye guterera penalty y'ikipe ya APR FC, penalty y'ikipe ya APR. Umuzamu Masud agenda yegera umusifuzi wa kabiri w'igitambaro avuga ati ibyo mudukoze ni ibiki. Penalty y'ikipe ya APR, penalty y'ikipe ya APR. Iminota 22 penalty y'ikipe ya APR. Abita Kayitare David arayitanga abakinyi bazamu ntibabyumva. Karita y'umuhondo Watara yamaze gutera umupira nta kindi areba. Karita y'umuhondo musifuzi yayifasha itereka Zuberi Masud umuzamu wa ekipe yazamu kubera kuburana umusifuzi atanze penalty arasifuye arabanza afatama nk'amasegonda 5 yo gutekereza arabanza bitekerezaho penalty ariko urebye ngiye uko nabibonaga nabonaga ari inyuma gato uko nabibonaga wabonaga asa nkaho ari mu murongo ariko ubwo ngubwo umusifuzi ubyegerewe na niwe warebye neza nge ntacyo nabivugaho cyane urumva ariko abantu barebye ku mashusho baravuga bateri yageze mu rubuga rw'Amahina amashusho niba bigaragaza ubwo nibyo ubwo rero nuko ngoko bimeze. Penalty y'ikipe ya APR Football Club, penalty y'ikipe ya APR Football Club. Ikarita y'umuhondo nanone umusifuzi arakomeje kuzitanga ahangaha kubera ko abakinyi bazamu basa nkaho bari kumutuka batamubwira neza kubera icyemezo afashe. Penalty y'ikipe ya APR ajya kwitera Sheikh Djibril Watara umwana w'Agadugu. Attention asubira inyuma reka turebe. Attention Rose Watara kuramo